turibaza tuti abantu benshi uyu munsi wa none ngo babayeho ubuzima bwabo, ariko ubuzima ubayeho ukajya wumva bwaragusize buri imbere yawe, uri inyuma mbega bukamera nk'ari bwo bugutwaye, mbega ku buryo ubuzima bwawe wisuzumye neza uretse ibintu wenda byo kugendera mu kigari, usanga ubuzima bwari bwo bugukontorora, we hatari weho ubukontorora, bwo buri imbere wowe ukamera nk'aho uri inyuma. Buryo akenshi usanga uri gukora ibintu kandi ubundi ukumva ntabwo wakagombye kuba uri kubikora. Urumva ubuzima bwawe buba buri kuri imbere, wowe uri inyuma nyine aribwo bugutwaye mu modoka, ntabwo ari wowe uri kubukontorora neza. Ngo ikintu cyonyine ku bagabo cyangwa se ku basore gishobora gutuma wongera ugafata vora y'ubuzima bwawe ukaba ari wowe ubuyobora, mbega akaba ari wowe ujya imbere y'ubuzima bwawe, ngo ni uguhagarika intanga zawe, mbega ukaba ukareka gusambana, ukareka mbega ko ukaririnda ikintu cyose cyatuma intangangabo zawe zisohoka mu mubiri wawe. Tugiye kuganiraho ntabwo ari ibintu bivumbuye uyu munsi, ntabwo ari ibintu by'ejo bundi, ibi ni ibintu byahoze kera mu mico y'abantu, ni ibintu byahoze bikoreshwa n'abanyabwenge n'abafilosofe n'abami ba kera babayeho, apana bano bami basanzwe, wa muntu usanga ari umwami w'ubwami munini cyane, abampereri n'ibindi nk'ibyo, n'abantu nyine b'abanyabwenge bagiye bakora ibintu bidasanzwe mu mateka, cyangwa se n'abantu b'abahanga cyane mu byerekeranye n'ibintu by'umwuka, byo gusenga cyangwa se mbega byo kureba kure. Abo bantu bose ngo bavumbuye ko ikintu cyo gutuma intanga zawe zitagusohoka mu mubiri icyo ari cyo cyose, icyo kintu gituma uba umuntu w'igitangaza. Ubundi ngo gukumira cyangwa se kwibikaho intanga zawe ntizisohoke bisobanuye iki? Ngo bisobanuye mbega dushobora kuba twabigiranye nk'aho ari ukwifata, ariko ubundi ngo ntabwo ari ukwifata, ahubwo ni cya gihe umuntu we afata gahunda we ubwe yihaye, atari ukuvuga ngo ni ukwirinda ubusambanyi, ni ukwifata, biba bitandukanye. Ni igihe ngo umugabo cyangwa se umusore umuntu akavuga ati mfashe icyemezo, ngiye gufata intanga zanjye zigume mu mubiri wanjye, ntizisohoke uko byamera kose mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icyo gihe icyo biba bigiye gukora ni iki? Ngo za mbaraga rero wakoreshaga intanga zawe zigusohoka mu mubiri, buriya hari imbaraga ngo nyinshi cyane zigenda, ariko we ntabwo ujya ubimenya. Izo mbaraga ngo umubiri ubwawo nawe ubwawe ngo uhita usanga izo mbaraga hari ibindi bintu zigiye gukora, cyane cyane ibiguteza imbere, ibintu ngo bihita byikora mu mubiri, bigatuma ugira focus mu buzima bwawe, utekereza neza, ngo mu mutwe hakavaho igihu, ugasanga umuntu inshingano n'intego yihaye abasha kuba yabigeraho vuba. Abahanga mu by'ubuzima bwa muntu bakomeza batangaza ko iyo umuntu afashe icyo cyemezo cyo kuvuga ati intanga zanjye ziraguma muri njye, ntabwo zigomba gusohoka, cyangwa se ntabwo ngomba gusambana, ntabwo ngomba kwikinisha, nta kintu kimwe kigomba gutuma intanga zisohoka mu mubiri wanjye, icyo gihe ngo kuba bigiye kugenda, ngo ni igihe uba umaze gufata icyemezo kivuga ngo imbaraga zatumaga izi ntanga zisohoka, izo mbaraga zigiye kujya mu bindi bintu. Icyo gihe ngo umubiri wawe uragenda ukagira imbaraga utigeze ugira, ukagira imbaraga nyinshi nawe ubwawe ukabyiyumvamo, ndetse ukabona n'intego zose wihaga utangiye kugenda uzigeraho kurusha mbere, ubwo wabaga muri ibyo ngibyo bindi byatumaga intanga zigusohoka mu mubiri. Gusa nanone ibi ntabwo ari ibintu ngo by'ejo bundi. Mu mico myinshi cyane bari abantu b'ababudiste, mu mico y'abantu b'Iroma ba kera, abami b'Abaroma, mu Bagiriki, hirya no hino nyine mu mico itandukanye yo ku isi, ngo inzobere mu byerekeranye n'ubuzima ngo bakoreshaga ino ngingo yo kuvuga ati twihaye intego y'uko nta ntanga zigomba kudusohokamo, imbaraga zagakoreshejwe mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se zatumaga intanga zisohoka mu kwikinisha n'ibindi, izo mbaraga ngo biragenda bigafasha umubiri wa muntu kuba umuhanga mu bwenge, kuba gukanguka cyane mu byerekeranye n'umwuka, ukamedita, ukabutekereza neza, cyangwa se nimba ari n'Imana yawe ukaba uyegereye neza kurushaho. N'urugero muri ubwo buryo uko ari butatu, ndetse no ku mubiri umuntu yakubonaga akabona ufite imbaraga zidasanzwe. Gusa nanone ngo ikindi kintu ngo babikoreraga, ngo iyo nanone ufashe icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kumara igihe runaka, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubuzima bwawe bwose nibwo ugiye kubikora, ngiye kumara igihe kinini cyane runaka intanga zidasohoka mu mubiri wanjye bitewe n'intego wihaye cyangwa n'igihe wihaye, ngo ibyo bintu byongera n'iminsi yawe yo kubaho, umara igihe kinini ku isi nyine. Iyo washakaga kurama kandi ukarama ukora n'ibintu bidasanzwe ku isi, wafataga igihe kinini uvuga ati intanga zanjye ntabwo zigomba gusohoka mu mubiri wanjye. Uyu munsi wa none ibi ngibi dutangireho byo kuba intanga zitagusohoka mu mubiri, ntabwo ngira ngo ari byo tuza gutindaho. Niyo mpamvu ngira ngo tubiceho twihuta cyane, mvuge ibyiza biri mu kuvuga ati nihaye gahunda y'igihe kirekire, ntakora imibonano mpuzabitsina, ntikinisha, intanga zanjye zitamva mu mubiri. Uri umusore cyangwa se uri umugabo, ikintu ngo bigufasha ubundi mu mubiri wawe ni ikihe? Mbere yuko tujya ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ngira ngo tuza kuganiraho, ari nayo y'ingenzi cyane, ugomba kumva kino kiganiro kugeza kirangiye. Icyiza rero ngo kiri muri ibyo bintu, inyungu zivamo kugira ngo iyo uvuze ati ngiye kumara igihe intanga zanjye zidasohoka mu mubiri wanjye kandi igihe kinini, ikintu ngo bigufasha
mbere na mbere ku bagabo birongera bigaha umwimerere intanga zawe zikagira karite yo hejuru. hari igihe njya numva abantu bari kuvuga ngo ngakuriya ngo intanga ze ngo ntizitera inda, intanga ze zabaye amazi, mbega ukayoberwa ibyo bari kuvuga n'ibiki. Bijya bibaho ko intanga zigenda zigatakaza umwimerere wazo. Iyo umaze igihe kinini udakora imibonano mpuzabitsina, intanga zitakuva mu mubiri, yaba ari ukwikirisha n'ibindi byose bishobora gutuma intanga zisohoka mu mubiri wawe, ngo intanga zawe ziragenda zikagira karite ya nyayo yo ku rwego ruzima nyine, ubundi zikaba intanga nyantanga. Ikindi cya kabiri ngo bifasha, ngo bituma umuntu agenda akagira imbaraga nyinshi. Apana byo bibaraga ngo ubone umuntu ngo nikije n'icyuya, nawe ukabyumva ko ufite imbaraga muri weho, waba uri kugenda ukumva ko uri umusore ufite imbaraga, ushikamye, ufite stamina. Mu yandi magambo ya ukumva ko ufite stamina, uhamye umeze neza, ushikamye, uri umuntu w'umugabo cyangwa se uri umuntu w'umusore, ukabyumva ko imbaraga ziyongereye. Apana bya bindi umuntu asigaye abyuka arananiwe, wakwicara urananiwe, ibintu nk'ibyo ngibyo ngo birashira mu mubiri. Si ibyo byonyine gusa, uyu munsi navuga ngo turi kubicamo twirukanka kuko hari ikindi nshaka tuganiraho cy'ingenzi kurusha ibi. Ikindi ngo bigufasha bikwigisha discipline yo kwikontorora. Buri abantu benshi ntabwo bikontorora. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu aguze ibintu atarakeneye kugura, ntago abasha kwifatira icyemezo cy'ubuzima bwe bwa buri munsi, ibintu bye ntago abishyira ku murongo ngo abikorere ku gihe, mbe ugasanga umuntu ntabwo yikontorora, ikije cyose kiramubwira ngo tujye muri ibi dukore, ugasanga umuntu yabuze, ntago akibasha kuba yakwifatira icyemezo cy'icyo akora, kandi nawe ubwo atabizi. Mbega ni mu gihe bigiye ntago abasha gukontorora umubiri we cyangwa se ngo yikontorore. Ngahanini biterwa no kuba ari kwa kuntu umuntu ngo intanga nyine iyo zisohotse mu mubiri biramunezeza nyine umuntu cyane, ugasanga intanga buri uko zisohoka we urishima ukumva zanasohoka buri munsi. Icyo gihe rero ngo ibyo bintu bituma utabasha kwikontorora, kuko n'ubundi utabasha gukontorora ko izo ntanga zitagusohoka mu mubiri, no mu bundi buzima bwose usanga n'ibindi bintu bikunanira kuba wabikontorora, ndetse biragenda ngo bikakwangiza mu mutwe. Ikindi nanone ngo iyo nanone ufashe iyo gahunda yo kuvuga ati igiye kumara igihe kinini cyane gishoboka, igihe kinini gishoboka utari usanzwe umara mu buzima bwawe, udakora imibonano mpuzabitsina, utikinisha, intanga zawe ziri muri weho zidasohoka muri weho, ngo biragenda bikakongerera akanyabugabo cyangwa se bwa bushake nyine bw'umugabo bwo gukora imibonano mpuzabitsina buri ku rwego rwo hejuru, ubu uragenda bukiyongera mu buzima bwawe, ugasanga nyine akanyabugabo kamwe mwirirwamo mu imiti ya hato na hato, no kubera buri kanya intanga ziba zibasohokamo. Ariko ngo iyo umaze igihe kinini udakora imibonano mpuzabitsina, intanga zitagusohokamo, icyo gihe ngo uragenda ukagira ka kanyabugabo ubundi umugabo nyamugabo yaremanywe kugira. Igihe kinini gishoboka uzi utari usanzwe umara, cyangwa se kirenze icy'undi muntu amara, ukakimara udakora imibonano mpuzabitsina, utikinisha. Ikindi ngo bifasha rero cya gatanu, ngo bituma ubudahangarwa bw'umubiri bwiyongera. Ubudahangarwa bw'umubiri iyo umaze igihe intanga zawe ziri muri weho zidasohoka, ari icyemezo wihaye ukavuga ati ngiye kugira ngo ngire ubuzima bwiza n'imbaraga mu mubiri wanjye, nta ntanga zigomba gusohoka mu mubiri wanjye. Icya gatanu bigufasha ngo ubudahangarwa bw'umubiri buragenda bukiyongera. Hahandi nyine usanga umuntu agenda rwose ukabona nta karwara ntaki, ubudahangarwa bw'umubiri mbega bukaba bushikamye, umuntu ari umuntu muzima, nta bintu byo kurwaragurika. Ikindi ngo bifasha bituma umuntu asinzira neza, umuntu ukabona asigaye asinzira nk'akabebe. Abantu benshi uzi ko bajya babura ibitotsi, umuntu aryama amasaha 3 akavuga ngo ngenga ibitotsi mba nabimaze. Ariko iyo umaze igihe kinini udakora iyo mibonano mpuzabitsina, utikinisha intanga ziri mu mubiri wawe, ngo uburyama neza rwose ugasinzira neza, nawe ukabyumva ko waruhutse. Ikindi ngo cy'ingenzi, ngo byongera confidence muri wewe, ukigirira icyizere, mu by'ukuri ukaba wifitiye icyizere. Ikindi ukaryoherwa ngo n'ubuzima kurushaho. Reka noneho tuhite tujya ku kintu nagira ngo uyu munsi tuganireho. Batubwira ko ubundi ngo ibi bihe turimo cyangwa se iyi minsi turimo, imyaka turimo, nicyo gihe kigoye ko abantu batari seri cyangwa se urubyiruko bigoye ko rwabasha kwiteza imbere. Nanone ngo kikaba ari nacyo gihe byoroshye ko urubyiruko rushobora kuba rwakwiteza imbere kurusha abakurambere babo. Ni ibintu ni bibiri, ngo biragoye cyane uyu munsi none kubera ibirangaza bihari ko urubyiruko rwabasha kwiteza imbere cyangwa se umuntu w'umugabo yabasha kwiteza imbere. Impamvu ngo ni iyihe? Impamvu ni ukubera ko urubyiruko cyangwa se abagabo b'uyu munsi wa none, buri munsi umunsi ku wundi ubwonko bwanyu ngo muba mumeze nk'abari kubuteka ku ipanu. Ikindi ngo ubwonko bwanyu uba uri kubwangiza ku buryo wangiza. Ubundi umuntu w'umugabo hari ukuntu byuka ukavuga ati ngomba gukora iki kintu, ukakizirikaho, ukiha intego, ukazirasanira ati iki kintu nzakigeraho. Ariko ngo buri munsi tubyuka, ibintu dukora buri munsi byangiza wa muntu w'umugabo wanyaye wihaga intego akazayirwanira kugeza yigezeho. Biraturambira rwose, ukabyuka ukumva iyo zo ntego ubundi zivuze iki, ntazigeraho nyine, ugasanga umuntu nta mbaraga gishyira mu bintu ngo abyirukeho abiharanire kugera ku rwego rwanyu. Uya
umuntu arabyuka afite intego ejo akaba yanazivuyemo akavuga ati ariko ubundi biriya ni ibiki. Kubera iki? ubwonko bwacu ngo buri munsi ngo tumeze nk'abari kubuteka ku ipanu. Ikindi abasore n'abagabo ngo bari kwica umusemburo wa testosterone uri muri bo, ugenda urwego rumanuka buri munsi. Ikindi tuba turi ngo kwica focus yacu. Ibyo ngibyo rero bisobanuye ko uba uri kwica n'iterambere ryawe muri rusange. Ese ni ibiki dukora buri munsi ubundi byica iterambere ryacu? Uyu munsi ndagira ngo ubyumve neza, ahanini ngo ni ibikorwa bikorwa bishingiye ku irari, ku busambanyi, ku kwikinisha n'ibikorwa byose byerekeranye n'ubusambanyi. Buri munsi abahungu, abasore n'abagabo duhoramo twirirwa tubona, yaba ari ibyo ukora, yaba ari ibyo ubona, yaba ari ibyo utekereza, yaba ari ibyo ushaka. Ibyo ngibyo ngo nibyo bisigaye byangiza umutwe wacu, bikatubuza ibyo byose nakubwiraga, ugasanga nta kintu umuntu akibasha kuba yakora ngo yiteze imbere. Gute rero? Mbere yuko dukomeza, reka mbanze mbabwire ngo uri kubona muri iki cyumweru turi mu minsi aho hari kuba amarushanwa y'imikino ya football ya Ero. Ntibisanzwe rero muri Ero hamwe na Wina ni kampani ya betting nyine yo mu Rwanda. Ntihagire ukuyobya kuko ubu niyo kampani ya betting muri iyi mikino ya Ero iri gutanga ibikubo biri hejuru kandi byizewe. Ushaka kubetinga ujya kuri website www.winner.rw cyangwa se .rw ukabetinga nyine wakorera ipari yawe, cyangwa se ukegera ahantu hose ubona imiryango hakorera Winner ukagenda ugakora ipari nk'ibisanzwe. Ikindi kidasanzwe iyo uri kubetinga uri gukorera ipari kuri hamwe na kampani yitwa Winner, ni ukuvuga ngo icyiza gihari muri ibi byose kuva igikombe cya Ero cyatangira kugeza kuri finali, ni ukuvuga ngo ikintu kiri kuba bari gutanga impano. Uri kubasha kugira amahirwe yo gutsindira smartphone, ugatsindira televiziyo, ndetse igihembo nyamukuru kikaba ari miliyoni ushobora kuba watsindira. Urumva ibyo ni nk'indi mana iri ku ruhande. Akandi karusho nuko Winner igufitiye jackpot ya buri munsi ku mikino 3 gusa, aho watsindira ibihumbi bigera kuri 500. Wesura website yitwa winner.rw wiyandikishe ukoresheje promo code ya Rocky, uhita uhabwa bonus ya 500 y'amafaranga 500 y'ikaze. Kumva icyo kintu ariko umuntu wese uri bufungure website ya winner.rw ukiyandikisha ari gukoresheje promo code ya Rocky, uraza kuhita ubona bonus y'amafaranga 500 yo kuguha ikaze yo guheraho mbega utangira kubetinga. Twikomereza. Ubundi ngo nimba udashobora kwikontora ngo kontrol umubiri wawe, nimba udashobora kwiha discipline yo kuvuga ati ndakora iki n'ikivaho muri iki, ku buryo nta discipline uba ufite mbega y'ibyo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, biragoye. Hari amahirwe agera kuri 90 yuko utazigera ukira. Buryo hari n'abavuga ko ahubwo bitanashoboka ko wazigera ukira. Ikintu ngo cy'ingenzi umugabo cyangwa umusore agomba gukora wifuza gutera imbere cyangwa wifuza gukira, ugomba kumenya gukontorora irari ryawe, ugakontorora umubiri wawe, cyangwa se bwa bushake umuntu yumva mu mubiri mubwira ngo bya byiza usambanye, bya byiza wikinishije. Icyo kintu ngo ibashe kugikontorora ngo ushobora gukira, ariko mu gihe utabasha kubikontorora ibyo bivuze ngo biragoye nka 90% kutakira. Umunsi wa none tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 6 byatuma umutwe wawe wowe uri kunyumva muri kano kanya, ushobora kuba uri umugabo, uri umupapa, uri umujene, uri bano bana bakiri bato b'abasore. Tugiye kurebera hamwe ibintu 6 wakora kugira ngo utazongera gukontororwa n'irari ry'ubusambanyi, cyangwa se ibintu byo kugira ngo byatuma kujya mu busambanyi, mu kwikinisha n'ibindi nkabyo bibashe kukuva mu mutwe neza burundu. Ibyo ngibyo kandi numara kubyumva neza ukabyubahiriza, uramenya ko ari inzira iri kukuganisha ku gutera imbere, ku bukire. Ikintu cya mbere hano batubwira, waba umugabo, waba umusore, waba umwana mutonya w'umujene, ikintu cyangwa se umukobwa, ikintu cya mbere ugomba gukora nimba wifuza kugira mu mutwe wakora neza, mu mutwe wifuza iterambere, byagufasha buri munsi kwikontorora no kugira ngo uzagere ku bukire wifuza no ku ntego wifuza mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo utazongera no gukontororwa n'irari ryawe, ahubwo irari ryawe ari wowe uzajya uri kontorora, ni ukureka kureba filime z'urukozasoni burundu. Nubwo nanone ngo abantu benshi bumva ngo ari ibintu byoroshye, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko cyane cyane ngo abasore n'abajene bakiri bato ngo bimaze kugaragara ko ngo 99% by'abareba filime z'urukozasoni bigoye ko babasha kureka kuzireba. Ese ubundi filime z'urukozasoni ni mbi ku ruhe rwego? Iyo ngo umuntu akunda kureba filime z'urukozasoni cyangwa se unyuzamo kazireba, menya ko ngo ubwonko bwawe niwe muntu wa mbere uba uri kugenda ubwiyangiriza, ubujyana mu nzira y'uko ubwonko bwawe nta kindi kintu butekereza usibye gusambana. Hahandi umuntu nimba abonye udufaranga, nimba hari akazi akoze, ikintu cya mbere dutekereza gikora ku mafaranga ni ukujya gusambana. Nimba utashye ni ukujya gusambana. Icyo ukoze ko ni ukwikinisha. Mbega ikintu cya mbere ngo kibitera
cyangiza ubwonko bwawe bukajyamo ikintu bita gusambana gusa no kureba filime z'urukozasoni. none ngo bakavuga ko ngo abantu 99% bareba zino filime z'urukozasoni ngo bigoye ko babasha kuzirika, 1% ngo niwe ubasha kuzirika bigakunda, kuko ngo abandi babaragiye bagakoronizwa, kuko nacyo bakibara mu biyobyabwenge bikomeye cyane. Ikindi cya mbere, uramutse uretse kureba filime z'urukozasoni, ikintu cya mbere ngo bisa nkaho byagufasha, wenda nubwo atari cyo uyu munsi tugiye kureba, hari ukuntu ngo ku masaha yakugiriraga akamaro mu cyumweru waba wiyongereyeho indi saha cyangwa amasaha 2 y'ingirakamaro mu bintu bifite akamaro cyangwa se bifitiye ubuzima bwa akamaro, kutakireba filime z'urukozasoni gusa. Ikindi cya kabiri, iyo ureba zira filime z'urukozasoni ngo ziragenda zikamera nkaho ubwonko bwawe ziri kubuteka ku ipanu cyangwa se ziri kubukaranga. Ikindi ngo uragenda ukabura focus, ubona umuntu ukabona ntabwo umuntu agifokasinga ku kintu, ngavuga ati nimba nduri gukora ikintu cyo ndi gukora, ukabona ari gukora iki yahise kirekagiye mu kindi, nta kintu kimumariye nawe ubwe ntazi n'icyo yashangiye, ukabona umuntu agakibasha gufokasinga. Ni ukubera kureba zino filime z'urukozasoni. Izi filime z'urukozasoni twarabibonye ngo izi filime z'urukozasoni ko kuzireba bingana no gufata ikiyobyabwenge, by'abiyobyabwenge bimeze nk'ifu. Mujya mubibona ibiyobyabwenge bimeze nk'ifu banyuza mu mazuru bagapfupfunuza na byamugo, ngo biba bimeze kimwe. Ubwonko bw'umuntu ukoresha biriya biyobyabwenge ndetse n'umuntu wa filime z'urukozasoni ngo baba bameze kimwe, kuko ubwonko bwanyu mwese muba muri kubushiririza. Ubundi buriya ngo ubwonko bwa muntu ngo harimo agace gatuma gafasha mu kugira amarangamutima, umuntu akagira amarangamutima, umuntu akabasha kuba yagira amahitamo ati ndakora iki cyangwa kino ntabwo ngikora. Ibyo byose ahanini ibintu bikorerwa ku bwonko bwacu, ariko iyo ureba izo filime z'urukozasoni izo mbaraga urazitakaza burundu. Iyo ureba filime z'urukozasoni cyane ngo bigeraho no gufata icyemezo cy'icyo gukora, ukajya mbega umera nkaho ibyo ukora nawe ubwawe atari weho, mbega ukamera nkaho ibikorwa byawe bisa nkaho mbega ari byo bigukoresha wowe utabikoresha. Imbaraga mbega z'ubwonko zatumaga ugira ikintu ukora zisa nkaho ziri kugenda zigusiga. Ikindi kintu ngo bivuga ko ngo iyo ureba zino filime z'urukozasoni cyane ngo biragenda bikakongerera kunanirwa, guta umutwe, ndetse bikakongerera na depression. Ugasanga umuntu ngafite depression, ariko mu by'ukuri ibyo utekereza ko byagiye bigutera depression ahanini nta nubwo biba ari byo, ni ibintu ubundi wakagombye gukontorora. Ariko impamvu depression zigufata nuko nyine utabasha kwikontorora. Kubera iki? Wabuze bwa bushobozi bwo kwikontorora, bitewe nuko ubwonko bwawe uhora ubwangiza buri munsi uri kureba filime z'urukozasoni ukumva nta kibazo kirimo. Rimwe na rimwe uzumva n'abantu bakubwira ngo ngango kugira ngo ubashe gutera akabariro neza ngo ujye ureba ziriya filime. Jya mbabona n'ababyeyi n'abakozi b'Imana bari kwibagiramo inama ngo murebe filime z'urukozasoni ngo mwicare mwigire mu tuntu tw'utumarinyeri. Ntabwo ari byo. Uragenda ugasanga zaragukoronije, none ugasanga ubwonko bwawe buri munsi uri kubwangiza. Nimba ngo hari ikiyobyabwenge kibi gisigaye kibi cyane ni filime z'urukozasoni, ku buryo banavuga ati nimba babasha kukigereranya n'ikiyobyabwenge cya mugo bita ngo ni no test, ariko abantu benshi ntabwo bamenya ko ubwonko bwabo bari kubwangiza gake gake. Ndetse nanone ibi byose ndi kuvuga ni nk'ibintu ubundi byo guca hejuru ingaruka za filime z'urukozasoni, kuko ubundi bivuga ko abantu bareba filime z'urukozasoni cyane cyane bigera aho ngaho none ukaba waba ikiremba, ku buryo nyine utongera kubasha gutera akabariro, bibaho burundu ukaba ikiremba. Izo ni zimwe mu ngaruka za filime z'urukozasoni. Ikindi ngo filime z'urukozasoni ngo zikunze gusenya, zikunze kwangiza umubano nyine w'umugabo n'umugore. Ubundi umuntu iyo yagiraga umugabo n'umugore bagakundana bakazibanira nyine, ariko iyo ureba ziriya filime z'urukozasoni biba bigoye ko wabasha kuzubaka, biragorana, kuko hari andi mashusho aba kuri mu mutwe y'utundi dukobwa. Ubwonko bwawe nyine buba busigaye bukontororwa n'irari, aba kuza mu mutwe mu gihe uri kumwe n'umugore wawe ukumva ntabwo uhagije. Mbega biragoye ko wakubaka by'igihe kirekire cyane kandi wirirwa ureba izo filime z'urukozasoni, cyangwa se n'umugore wirirwa ureba izo filime z'urukozasoni. Hari abandi bagabo, hari andi mashusho ababona akumva arabararikiye nibo bantu yifuza. Ugasanga kandi ni ibintu bigaragaza ko gusambana ari ibintu byoroshye, ari n'ibintu bisanzwe. Abamama baca inyuma muri ziriya filime z'urukozasoni, n'abapapa bagaca inyuma, nta bintu birenze, ku buryo ushiduka mbega kubaka byarabananiye. Aricyo kibiteye, kuko bituma wumva ko gusambana ari ikintu cyoroshye cyane. Ikindi kintu nanone ngo abasore bakomeje guhura nabo n'abagabo bakiri batonya muri iyi minsi, ni hahandi ngo igitsina cyabo kiba kitagifata umurego nk'uko byakagombye kuba bimeze. Fata umurego mu kanya bikanga, cyangwa se ugasanga nyine bigenda bigabanuka. Bitewe n'iki? Nuko ubwonko bwabo bwangiza buri munsi batabizi bari kureba izo filime z'urukozasoni.
impamvu ngo ubwonko bw'abagabo busigaye bwangirika bakiri bato tugasanga ibitsina byabo ntabwo bifata umurego nk'uko byakagombye kugenda, cyangwa se ngo bagira akabariro kari ku rwego nk'urwo bakagombye kuba bafite abagabo b'uyu munsi ugereranyije n'abakera. ni ukubera ko akenshi ngo imitsi yo mu mutwe wabo no mu bwonko bwabo iragenda ikangirika bo batabizi. kubera iki? bamenyereye kugira ubushake ari uko bari kureba abandi bantu muri izo filime bari gukora igikorwa cy'abashakanye cyo gutera akabariro, cyangwa se bari kureba abandi bantu bari gusambana. ibyo bintu biragenda bikangiza ubwonko ku buryo we ajya gukora ibyo bintu ntibigende neza, kuko we yamenyereje ubwonko bwe n'umubiri we ko anezerwa cyangwa aryoherwa hanini ari uko ari kureba abandi. rero biragenda bikakwangiza ntubimenye, ukazashiduka weho icyo gikorwa iyo ukigiriyemo cyangwa se warubatse urugo ntibigenda neza bitewe n'izo filime zakwangirije umutwe, kuko ubwonko bwawe buba bumenyereje ko ugomba kureba abandi bari gusambana, ko utagomba gusambana, kandi wararemewe kuba ari icyo ukora aho kugira ngo urebe abandi. ugasanga ubwonko bwawe rero insinga zavuye hamwe zijya ahandi. ikindi cya kabiri rero ugomba kureka, cyangwa se ugomba gutekereza nimba ushaka kubaho neza ugatera imbere, kurekeraho kwikinisha. bigendana ngo neza n'icyo cya mbere navugaga. icya mbere batubwiye ni ukurekera kureba filime z'urukozasoni, icya kabiri kurekeraho kwikinisha. ubundi ngo ni ibintu akenshi ngo bigendana neza iyo abantu benshi barebye filime z'urukozasoni ngo birangira n'ubundi bari kwikinisha. ngo muri iyi minsi ya none turimo, iyi si yacu ya none, ngo ni isi yamaze gufata ko kwikinisha yaba ku bakobwa yaba ku bahungu yaba ku bagabo n'abagore ngo ari ikintu gisanzwe, ari ikintu kiri normale, ariko mu by'ukuri ngo ntago biri normale habe na gato. nta nubwo ari ikintu cyiza, nubwo bagerageza kubereka ko nta kibi kibirimo, ariko ngo ni bibi cyane. buriya nanone ngo umugabo nyamugabo cyangwa se umusore, ku bwonko bwacu ngo iyo ugeze ku ntego zawe zihambaye, cyangwa se ufite ikintu ugezeho, cyangwa se ibyishimo bihambaye, iyo bije mu mubiri wawe hari umusemburo uvuburwa n'ubwonko witwa dopamine. uwo musemburo akenshi uvuburwa uba umeze nk'uri kubwira ubwonko bwa muntu ko ugeze ku byishimo no ku ntego zawe wifuzaga. akenshi ngo uwo musemburo wa dopamine ukunze kuvuburwa nk'iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina akagera ku byishimo byo bya nyuma, uwo musemburo urekuka ku bwonko, ariyo mpamvu agira ibyishimo nyine akumva ngo ibyo yari agamije yabigezeho. ariko rero ngo ikibazo kibamo ngo iyo wikinishije ngo ubwonko bwawe burekura wa musemburo, ariko bukawurekura bimeze nk'aho uwo musemburo utakagombye kuba usohotse, mbega umeze nk'uwibye ubwonko bwawe. ububeshye ngo waryamanye n'uwo mwashakanye cyangwa se waryamanye n'umukobwa, ariko ntabwo muba mwaryamanye. ikindi ubikora ngo kenshi none ubwonko bwawe bukagenda wa musemburo uko ukomeza usohoka ugenda usohoka, ugasanga uri kugenda wiyica, kuko ngo uri kubwira umubiri wawe ngo intego zanjye z'umunsi cyangwa se akazi k'umunsi ubundi nanakarangije, ariko kurekuka kw'iyo dopamine. ubundi iyo dopamine ntabwo yakagombye gusohoka uko yiboneye gutyo. ko impamvu nanone ngo abantu benshi bazi ko kwikinisha ari bibi cyane ariko ngo bakaba batabireka, nuko bikoroniza nk'uko ibindi biyobyabwenge ngo byose bikoroniza. kuko ngo bivugwa ko ngo iyo uwikinishije wa musemburo wo mu bwonko wa dopamine urasohoka, kandi ukaba usohotse mu buryo bukoroheye, ukumva rwose ugeze ku byishimo, ukumva urangije icyo washakaga gukora. ariko ngo uba uri kubeshya, ukomeza ubeshya ubwonko bwawe, ukomeza ugenda ububeshya ubwangiza, wa musemburo ukomeza uwangiza, ariko weho wibeshya, ari weho mbega n'ubwonko bwawe mumeze nk'aho muri kubeshyanya, utazi kuri kugenda wiyica. kandi ngo noneho ngo kuko biba bikoroheye, nta muntu wagiye gutereta, nta muntu wakuvunnye, ni ibintu nyine ukorera mu rugo iwawe cyangwa se aho uri, ukumva ni ibintu byoroshye cyane nyine utapfa kuyitureka. ubundi reka nkubwire, uyu musemburo wa dopamine kugira ngo urekuke ku bwonko, reka nkwereke ukuntu bigenda. tuvuge uramutse wumva gushaka kurya nk'inyama, wumva gushaka kurya bya bintu by'amahambaga njya mbona murya, cyangwa se amapizza, bya bintu mukunda kurya nyine, bya bintu wabishegeye cyane rwose, wumva ushaka kubirya. iyo ubiriye ibyo bintu washakaga kurya, bya bindi bikuryohera cyane uba wumva wasariye, ku bwonko bwawe harekurwa wa musemburo wa dopamine ungana n'100%. uwo musemburo urekurwa, ni umusemburo nyine ukumvisha ngo icyo washaka gukigezeho, ibyishimo bigezeho. icyo gihe umusemburo urekuka wa dopamine ni 100%. iyo unyweye itabi warishakaga, ba bantu baba barakoronishwe n'itabi nyine, ba bantu bakunda itabi iryo ari ryo ryose, urumva ubwonko bwawe nabwo uba bushimishije. wa musemburo none ku bwonko wa dopamine urekurwa ku rwego rungana na 200%, niwo musemburo urekurwa. noneho rero iyo urebye filime z'urukozasoni, ukareba filime z'urukozasoni ukanikinisha, izo filime z'urukozasoni iyo uzirebye wa musemburo wawe wa dopamine uvubura ugera kuri 250%. uri kumva icyo kintu? ariko ndetse uwo musemburo neza
ni nawe ubundi ujya wirekura iyo umuntu ateye akabariro aryamanye wenda n'uwo bashakanye, nirwo rwego rw'umusemburo rusohoka. Ibyo ngibyo rero ngo iyo ukomeza wikinisha ureba n'izo filime z'urukozasoni, wa musemburo wa dopamine wakomeza gusohoka utuma ugira ibyishimo, umera neza, cyangwa se ugeze ku byo wifuzaga, uwo musemburo agenda ugakomeza wangiza kuko uri kubeshyanya n'ubwonko bwawe, ugashiduka noneho usigaye unakora niyo mibonano mpuzabitsina cyangwa se unikinisha, ntiwishime, ntugire ibyishimo na bike wumva kuko wariyangije ubwawe. Ariho noneho bishobora no kuva ugasanga umuntu na bya bindi batubwiraga ngo umuntu yabaye n'ikiremba, imibonano mpuzabitsina byaranze neza cyangwa se akabariro byaranze neza burundu, asigaye acika intege cyane. Twigire ku cya gatatu. Icya gatatu kivuga ko abantu benshi uzabona bikinisha bakunda kureba izo filime z'urukozasoni, ntago ahanini biterwa wenda ngo nihungabana umwana bayahuye naryo akiri muto, ntago biterwa wenda ngo nukuvuga ngo baba bafite ubushake buruta bw'abandi bantu, ngo ariyo mpamvu ngo babumva bareba izo filime z'urukozasoni cyangwa bakwikinisha. Oya, ntago ariyo mpamvu. Ahubwo ngo ikintu kibitera hanini ni uko uri umwana w'umusore cyangwa se uri umugabo udafite intego, mbega cyagiye ubayeho ubuzima budafite ubusobanuro, wowe ugakeka ko uri umuntu ufite ubuzima bufite icyo busobanuye, ariko buri ubuzima bwawe nta busobanuro ngo buba bufite. Mbega cyagiye umuntu usanga ubuzima bw'abayeho nta ntego afite, ntavuga ati muri uyu mwaka ngomba kugera kuri iki, cyangwa muri uku kwezi ngomba kugera kuri iki, cyangwa se uyu munsi ugomba kwira ndangije gukora ibi n'ibi. Mbega nintabikora ibintu byose biraza kuba bipfuye. Abantu nk'abo ngabo ngo baba babayeho ubuzima budafite ubusobanuro, budafite intego, akenshi usanga rero birirwa muri ibyo bintu bareba, babona umwanya wo kuba bareba amafilime y'urukozasoni, bakwikinisha, ugasanga bamaze umwanya ari byo barimo. Kubera iki? Ntabwo bafite intego. Ya ntego nini ubundi umugabo n'umusore bagiraga kera, umuntu abyuka mu gitondo akavuga ati mbyutse mu gitondo biragera nijoro ndangije iki kintu kugikora, iki cyumweru kigomba kurangira ngeze kuri ibi, maze gukora ibi, uyu mwaka ugomba kurangira ngeze kuri ibi, nkoze ibi. Ku buryo mu mutwe wawe nta mwanya na muto uzamo wo kwitekereza ngo wajya kureba umukobwa tugasambana, wajya kureba filime z'urukozasoni, wajya kwikinisha. Ibyo bintu bikaba bitari mu mutwe wawe kubera intego zawe arizo ziza imbere ubundi nk'umugabo nyamugabo. Ikintu ngo gihari cyonyine wakora ushaka kwirinda izo filime z'urukozasoni no kwikinisha no kuba umuntu w'umugabo nyamuzima, iyi ntego utangira uvuga ati mu gitondo byutse ngomba kujya nkora ibi, cyangwa se ufata ikayi wandika ati ngiye ndifuza ko uyu mwaka uzarangira nkoze ibi, ngomba kwiga ngihugura ubumenyi nkakora ibi. Cyangwa se wowe ubwawe niwe uzi ikintu wakora, niwe uzi n'intego zawe zitagendaga neza bitewe n'uko umutwe wawe buri munsi yaba hibereyemo ibyo bintu byo gutekereza ibintu by'ubusambanyi utabasha gukontorora umutwe wawe n'ibiwujyamo. Uba wibereye ngo ndasambana, ndareba filime z'urukozasoni, ndikinisha ibyo bintu ku buryo mbega ushaka ukuntu bikuramo. Bamwe bavuga ko intego zabo akenshi bahita bajya muri business zabo cyangwa mu kazi kabo, akaba ari byo bintu ushyira umutima wawe kurusha uko watekereza ibijyanye n'ubusambanyi n'ibyirari gusa, ari byo bigora mu mutwe. Abandi nanone bakavuga ati ushobora kwita uvuga ati umwanya wawe ugiye kuwuha abukunda, wite ku babyeyi bawe, ukora utuntu twatuma bishima, umuryango wawe mbega uze imbere, cyangwa se n'abandi bantu n'inshuti zawe, kurusha uko watekereza mu mutwe wawe mu buri kanya ngo ugomba kuba ufite irari ry'ubusambanyi. Mbega iyi ntego y'ikindi kintu ugomba kuba ugiye, ugomba kuba uri gukora. Ikindi kintu ngo kigomba kugufasha cya kane kugira ngo ubeho ukontorora umutwe wawe, ukontorora irari ryawe reke kugukontorora. Ikindi kintu ugomba gukora ni ukurekera kureba filime z'urukozasoni zoroheje. Icyo bita ngo ni filime z'urukozasoni zoroheje, ntugire ngo ni ikindi, ni kwa kundi usanga umuntu aforowinga nk'abakobwa baba bari kubyina bambaye utwenda tugufi ku mbuga nkoranyambaga, amafoto y'abakobwa bambaye amamini cyangwa se udusutiye n'utuntu, ziriya nazo bazita filime z'urukozasoni ngo zoroheje. Ukugerageza wajya kuri izo mbuga nkoranyambaga, yaba TikTok, yaba Instagram, yaba X, aho ugeze hose ukagerageza ugakora unfollow ku bantu waforowingaga batambara ngo bikwize, ba bantu bari gukora ibintu bishobora kuba byaguseduiza cyangwa se byatuma irari ryawe rizamuka, ku buryo nujya no gukoresha izo mbuga nkoranyambaga cyangwa n'ahandi hose mu nzira aho wajyaga, ugerageza kugenda weho ubwawe ibyo bintu bihunga, mbega ukabigendera kure. Kuko hari abantu nanone ngo uvuga ngo ntabwo uzareba filime z'urukozasoni, ariko nanone ngo wajya kuri izo mbuga ugasanga hari abakobwa ukunze kuba uri kureba bari kubyina bahenura, bamwe njya mbona abambaye utwenda tugufi, utukariso n'udukizira, nazo muri filime z'urukozasoni zoroheje zikomeza kukuvanga mu mutwe, ukagenda ugata kontrole, ukibagirwa intego zawe nk'umugabo. Ikindi kintu cya gatanu ugomba gukora ni ugutangira kumva ko ibyishimo byawe waremanywe nabyo biri muri weho kurusha kumva wabishakira hanze. Hari umuntu umva ngo ninjya gusambana, nindeba izo filime z'urukozasoni, nikinisha, ndebye ayo mavideo y'urukozasoni, ni ibintu uri gushakira hanze. Ariko ibyishimo bya nyabyo tangira utuze wumve ko ibyishimo bya nyabyo wabibona muri weho, byaturuka muri weho.
bitewe n'ibyo wakoze, bitewe n'uko witwara n'uko wiyumva. Nanone ubundi buryo bwo kugira ngo ubashe kumenya ko ibyishimo wabikura muri weho byava muri wo kurusha uko wabishakira hanze, ugomba kugerageza ngo ukajya ufata umunsi. Tuvuga ufashe umunsi umwe uravuze ati uyu munsi nta kurya nta no kunywa. Kwiyiriza buriya ni byiza cyane mu mubiri wawe, bituma bikwigisha ingeso zo kwikontorora. Nyine ukikontorora ku buryo n'ibyo bintu byira rutangira kumenyera, ugatangira kumenya kubikontorora. Mbega umubiri ukawigisha kwikontorora, ukavuga ati mfashe umunsi sindi burye sindi bunanywe n'urugero, cyangwa se nibinashoboka na telefone yanjye ndaza kuyitaba wenda nitabye nk'umuntu w'ingenzi, ubundi nongere nyishyire kuri sina yegere, cyangwa se niba na ngombwa phone umunsi wose ntuyikoreho. Ibyo bintu ngo bikaba byaba akarusho ubikoze nk'iminsi 3. Telefone ziri kure, imiziki iri kure, amashusho warebaga, imbuga nkoranyambaga wajyaga ukareba ibintu birirwa bashyiraho ukabihunga, mbega ukiyigisha kwikontorora. Buriya imibiri yacu kuyigisha kwikontorora ni ibintu abantu benshi basuzugura, ariko ni ibintu dukeneye. Uyu munsi wa none biragoye ko umuntu bwakwira atagiye ku mbuga nkoranyambaga niyo yaba atagiye kureba ubusambanyi, kuko yumva ko ibyo bimunejeje. Iyo telefone yizimya bura amahoro, icyo gihe uri kugenda utakaza za mbaraga zo kwikontorora. Gukontorora ibyo ugomba gukora ariho n'irari yo ryishe ritari gukontorora rigutwara nyine unanirwa kwikontorora. Tangira wimenyereze kwikontorora ibintu nk'ibyo wumvaga ko ari byo biguye ibyishimo, ugerageze ubishyire kure, wumve ko ibyishimo byava muri weho gusa wowe ubwawe. Ikindi kintu cya nyuma ari nacyo tugiye gusorezaho, cyagufasha gukontorora irari ryawe, cyagufasha kwiteza imbere ndetse ukagera ku ntego zawe zose wari warihaye, ukagira mbega ukiyumvamo bwa bushobozi Imana yakuremanye bwo kuba wakora ikintu icyo ari cyo cyose kandi ukaba wabasha kukigeraho. Rekeraho kwiruka ku bakobwa, rekeraho kugigira abakobwa no kubatereta hose ahantu hose ubirukaho. Biragoye nk'umugabo nyamugabo kuzabasha gufokasinga ku ntego zawe ngo ubashe kuzigeraho uzuzuza 100%. Mu gihe cyose ubyuka mu gitondo uri kwandikira uyu mukobwa umwe, umwandikira uri gupanga ukuri kwandikira uwo muri guteretana mushyashya, ari na kuri gupanga guhura n'undi mukobwa wa kabiri mwahanye gahunda ngo duhure uyu munsi cyangwa se ejo tuzahure, uwo n'undi nanone wa kabiri uri kubwira, hakaba nanone n'undi wa gatatu uri gutekereza ugatari ko hari umukobwa nabonye. Urumva ibyo bintu biragenda bigatuma umutwe wawe utakaza focus ku buryo n'intego zawe ari ahandi. Nimba hari n'icyo ujya ubona ukabona hari udufaranga ujya ubona, menya ko noneho ufite focus yuzuye 100%, cyangwa se ibyo bintu byose bitari mu mutwe bitari mu nzira yawe, waba uri umugabo w'igitangaza. Abazakumvisha ngo ni ibintu bisanzwe, ngo ni nabyo bigezweho, ngo uri umugabo nyamugabo, ngo ubwo ubasha kubyuka wandikira n'abakobwa 5, ngo ufite n'abandi 5 muri buze guhura cyane undi muri buze kuryamana, hari n'abandi uri gutekereza uri gushyira mu mibare turana nawe gahunda, amaherezo tuzahura hazashya. Ibyo byose ni ibintu bigenda bigatuma focus yawe ijya ku bintu bidafite umumaro, ugasanga ntabwo ukibasha kwikontorora, iterambere ryawe riri kure, ndetse ubwonko bwawe uri kugenda ubwangiza bwuzuramo ikintu bita irari gusa, cyangwa se gushaka gusambana gusa. Ariko ugasanga mu by'ukuri n'ahandi umuntu arinda asaza bakavuga ati ariko se kuba ashaje wakoze iki, watekereje iki, wageze ku ki, nawe ubwawe ukakibura kubera ibyo ngibyo wirirwagamo. Ikindi ikirenzeho umubiri wawe uri kuwangiza. Ubundi inama nziza banagira abasore cyangwa se abagabo, barabwira bati byaba byiza ibintu byo kujya mu bakobwa cyangwa se ku bikobwa, ndabwira abajene bakiri bato n'abagabo n'abasore, ikintu ngo cy'ingenzi cyane mbere yo kujya mu bakobwa wakabanje ukaba hari uwo uriwe kandi uhambaye munini cyane, wa muntu nyine munini cyane ku buryo uvuga ati ubundi ndiruka ku bakobwa nageze kuki, ukabanza ahubwo ukiruka ku nzozi zawe. Buriya abakobwa bafite ukuntu bagira amahitamo menshi. Umwana w'umukobwa rukunda bafite amahitamo menshi, nimba runaka ari gukora, umuhungu runaka cyangwa se umugabo runaka ari gukorera amafaranga, n'undi ari gukora. Icyo gihe iyo tugiye gutereta umukobwa areba ahanini yagiye guhitamo, uko niko kuri niyo realite y'isi, kuko aba afite amahitamo menshi y'abagabo bakoze, abasore bakoze, bitwara neza, bafite umuco. Ntago ari ukuvuga ngo ni amafaranga gusa kurura umukobwa, oya, umusore witwaye neza, wirinze, wiyubashye, umugabo nyamugabo, mbega ufite ubupfura. Iyo mugiye gutereta umukobwa musa muri benshi ntago uzurumwe, icyo gihe muje muri benshi umukobwa rero we ahitamo, akavuga ati ndahitamo uyu musore ariyubaha, uyu musore arasenga, ntago yiyandaritse, afite n'ahantu ahagaze, yateguye ubuzima, n'umuntu wabasha kwita ku rugo rwe warutunga. Umukobwa agahitamo yitonze. Ariko abana b'abasore usanga bo bakitangira gusa nk'ababyiruka, atangiye gukora ku dufaranga duke, we gahunda ye ni ukwiruka ku bakobwa aho kwiruka ku nzozi ze. Weho amahitamo yawe namwe gusa. Mu gihe umukobwa amahitamo ye akenshi bavuga ko amahitamo y'abari menshi yahitamo mu basore benshi baza kumutereta kandi bafite imishinga myinshi n'ibyo bakoze byinshi. Urumva we afite amahitamo menshi nk'umwana w'umukobwa. Ariko umusore
weho amahitamo yawe namwe n'inzozi zawe gusa no kugerageza kureba ko wakwikura mu bukene ngo ugafate ndetse uteze imbere na famiye yawe. Hagaruka kuvuga ngo abana b'abakobwa bo ibyo ntibabishobora, barabishoboye bararenze, ariko ni akenshi nibyo bintu abantu benshi bakunze kuvuga, nabyo bintu kenshi bakunze kubona. Weho mbere na mbere banza utekereze ku ntego zawe, ukora amafaranga, ukora ubuzima bwawe, utegura ejo hazaza. Ibyo kwiruka ku bakobwa ubiretse, uzaba ugenda uhitemo umukobwa umwe, muzubakana umuryango, uzagera ukanagukomokaho n'abandi benshi kandi umuryango muzima. Cyangwa se nimba uri n'ujya mu bakobwa ufite za ngeso, nyine hari abagabo bagira ingeso yo kumva ko umukobwa umwe atabanyura, barahari babaheheza, ariko byibura urakabajyamo ufite n'amafaranga. Buragari ibigabo usanga cyakoze amafaranga, kiravunika, kiriga, gihiga amafaranga, cyariyimye ibintu byinshi pe, yamara gusetinga ubuzima bwe neza avuga ati hano narinze uruhombero, akaba yanagaruka kuko akajya gutereta abakobwa pe, arabyemerewe, ntabwo twabimubuza nimba ariyo myemerere cyane ko, ariko Imana ntabwo ibyemera. Ugasanga agarutse agiye muri abo bakobwa, hahandi ashobora no kuba yafata umwana w'umukobwa akamuha amafaranga menshi ashoboka kandi ntagire igihombo na kimwe agira, n'ibimwicire n'akazi k'akazi ke yamaze kugashyira ku murongo. Uwo nguwo rwose ugasanga uwo nta kibazo pe, ariko se nkawe uracyari muto, uri umujene, nta mafaranga ufite, ubuzima bwawe nawe ubwaho buri ni mu kaga, n'udufaranga uri kwiruka muri ibyo byose uri gushora muri abo bakobwa benshi uri kwirukaho, n'utwakagufasha kubaka ejo hawe hazaza. Usanga ngo nta kintu na kimwe kizima ufite ejo hawe hazaza. Ari ibyo batangiye batubwira ngo iyo wiruka inyuma y'abakobwa cyane biragoye ko wakira. Hari ukubwira ati ari amadolari 100 cyangwa se ibihumbi 100 ufata uri kwiruka mu bakobwa, urumva ntago ari menshi cyane ku mukobwa. Murasohokanye ukoresheje ibihumbi 100, ibihumbi 200, ukumva ngo ntarebe kuko wari ufite miliyoni cyangwa se wari ufite miliyoni 2 cyangwa miliyoni 5, ukumva ko ntacyo uhombye. Buriya ngo ubuhombye cyane kurusha uko bitekereza, ndetse ikirusha byose ngo ubuhombye ubutakaje igihe, by'umwihariko noneho ugatakaza igihe n'amafaranga ku muntu noneho mutanafitanye n'ahazaza. Ubundi ngo umukobwa ugomba kwiruka, ugomba no gutakaza ibyo byose. Niba umukobwa uvuga ati uyu ni umukobwa wanjye twaturukanye hasi ku munsi wa mbere, umukobwa nkunda unyumva, dufitanye n'intego z'ejo hazaza, mukicara mugapanga n'umuntu intego z'ejo hazaza mufitanye, kari mama yake cyangwa se ari we mu muntu muzabana, mbega ukavuga ati uyu ni umuntu wanjye byanyabyo. Naho ubundi bitari ibyo kwirirwa wiruka ku bakobwa utereta hano utereta wandikira uyu uri ngo urarenze, ngo nibwo uri umunyakigali cyane, uri umusirimu, ni ukwangiza ngo igihe ndetse iterambere ryawe ngo riba riri kure nk'ukwezi. Ikindi gihombo ngo uba ufite nanone iyo wiruka ku bakobwa cyane utarabanza gushyira ubuzima bwawe ku murongo, igihombo ufite n'icyo guhura n'abakobwa nyine baciriritse, ba bantu b'ingeso mbi bagukurikiyeho uko nawe uri umuhesi muhuje ingeso mbi, nyine uri aho ngaho uri agasore kagahehesi kagura ubuyoga nyine karaho. Ariko iyo wamaze gushyira ubuzima bwawe ku murongo, ukabanza ugahiga amafaranga, ukaba uri umuntu uhamye uri ku murongo, uba nawe ufite amahirwe yuko uzahitamo umukobwa uri ku rwego rwawe cyangwa se umukobwa ushaka, bitewe n'uko nawe uzaba warabanje ukiyubaka ukaba umuntu w'umugabo nyamugabo, ku buryo n'umukobwa wese wakubona avuga ati nyamara uyu muntu ni umuntu w'umugabo. Reka buri muntu yiteje imbere, uri seri, uri ku murongo, n'umuntu wese arabibona, n'umubyeyi arabibona akavuga ati ntabwo ari umukobwa wanjye kandi mwiza, apana kuvuga ngo wapfuye gufata uwo ubonye kubera nyine irari no kwirirwa wiruka mu bantu. Muri make urya heza, ikintu cy'ingenzi ugomba kubanza gukora ni ukwikuramo gukontororwa n'irari ryawe n'izo ngeso zose twahereyeho nkubwira. Ubundi wowe ubwawe ukavuga ati reka mbanze niyubake, reka nkurikire intego zanjye n'indoto zanjye. Ibindi byose byo byirari by'ubusambanyi n'iki nibiri kukwicira ubuzima, cyane cyane by'umwihariko byangiza ubwonko bwawe, ugasaza ngo nabi cyangwa se ugapfa nabi. Nimba hari ikindi nawe watubwira cyangwa se hari inyunganizi ufite, reba kuri icyo kiganiro. Iki kiganiro urabona hari ahantu haba hari igikumwe cyangwa se ha like, ujye urangiza ikiganiro ukanze kuri like, uko byamera kose biragufasha. Ikindi ujya muri comment nawe nimba hari inyunganizi wumva waduha, cyangwa se ndabiza abasore, abagabo n'abakobwa bose baza muri comment bagasoma, nawe waduha inyunganizi. Ndaje dukomeze n'ibindi biganiro mu kanya.